ijambo rya nyuma komera shikama Uwiteka arahari amarira yawe atemba ku maso Uwiteka azaguhanagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari Bebe ndirimbo ariko abaririmbyi baba bazumva rero sinzi hari igihe ntekereza nkavugana ariko kuryoherwa n'indirimbo cyane buriya rero inshuti zacu reka tuhe tubasuhuze narafatiranye kubera ukuntu baryohewe n'indirimbo babaje babariyemo ariko ndihangana reka tubasuhuze inshuti zacu turagarutse uyu ni Inyenyeri TV show uyu ni Ibambe TV network yego twahuje cyane yego turagira ngo rero tubasuhuze nyine aho uherereye hose udukurikiye waba uri muri ofisi yawe waba uri mu muhanda ugenda aho uri hose muri aya masaha turagusuhuje cyane kandi tukwifuriza amahoro y'Imana yego aho umuntu abonye ikiganiro hose ari cyane ko bari abakanze subscribe bo babahise bakibona nawe rero wenda ubonye share cyangwa se winjiye ukakibona aribwo bwa mbere tubonye wibuke gukanda subscribe nyamuneka nkunda subscribe nkunda subscribe zikarege ntajya mbyibuka banange ka subscribe banange ukahana warere mu minsi ishize reka tubaritse reka tubanze twishyire bagayama nona yego reka twicire bugufi dusenga Imana none twinjire mu kiganiro Uwiteka Mana yacu izina ryawe rihabwa icyubahiro abana bawe tuje imbere tugushima cyane tugushimira urukundo n'imbabazi zawe bidahemba kugaragara imbere yacu izina ryawe rihabwa icyubahiro tuje muri iki kiganiro data turakwingize gabare ukiyoborera udukoreremo kandi ibyo tuvuga bibi byo kugirira umumaro ubwoko bwawe mu izina rya Yesu amen amen turi kuvuga ku bijyanye n'amakorari yego n'ibitaramo ariko hari indirimbo indimo imaze n'ibitaramo n'ubona gutya iyo mvuga amateka ye abantu baririmbiye kutazamenya ngo ni Suzani baramukije kugana Yesu akobora kugana Yesu tujye tuvuga ibiro dusubire ibindi bararirimba kandi hari ikintu kizanye nashimye muri kugana Yesu cyane wenda suku tujye tuvugisha ukuri amakorari dukurikira ibitaramo ndetse n'abadakurikira ibitaramo hari ababa bafite uburyo bareba izo ndirimbo kuri YouTube kugana Yesu hari ikintu kiremereye ibifite kabisa ubona nanjye ngo cyadanje wenda mu mvugo zabo ariko kiremereye kiza umuntu wese yakwigiraho kugana Yesu ni abantu nubwo ariko rarizamutse vuba bamaze imyaka 10 yonyine bakora umurimo ni vuba ko 10 ni myinshi yego ko abandi baba baziza za 45 ntabwo ejo bundi wumvise korali ndi hano mwami bujuje imyaka 55 arasuko kugana Yesu mbatara mu gitondo ndatekereza rero ko bamaze imyaka 10 banditse amateka ngana kuri uvuze iby'amateka none mitavugane muri ababona byumva neza muri iyi minsi ndi kumva iri kumfasha nkaririmba we indirimbo nziza cyane abantu badukurikiye yewe Yesu we uri mwiza yego bagende bayirebe kuri YouTube cyane akarari kugana Yesu turabamamaje korari rero ubundi turabakunda namwe nubwo mujya munyuzamo mukadukubita copyright mukatwangiriza amacano n'abantu ariko twebwe turabakunda pe kandi ntabwo tuzabura kuvuga ibyanyu rero hari ukuntu dutangiza nk'ibiganiro twiganirira ariko noneho tukavuga ku by'amakorari akantu gatushyizemo pe bakagukubita copyright kandi twaye tugiye kubivugaho wenda ari ikintu wari ugiye kuvugaho cyangwa se niyo korari cyase bafite igitaramo bya copyright byo muzabirebeho rwose muzabireba murebana ubushishozi menye ngo se iyo copyright bayihaye umuntu kuko ashyize n'igikire indirimbo yose yateruye niki ahubwo karakanyizemo ariko nari ngiye kuvugira ukuntu korali kugana Yesu igira abaririmbyi b'ubwoko buba bukenewe uburyo mu buryo babukeneye ngo ubwoko butandukanye nanjye gusubwo nangiye kuvuga ibiki ubwo bavuga iki abaririmbyi b'ingerizo ariko shango Kinyarwanda
batandukanye abaririmbyi b'ingeri zose iyo tuvuze abaririmbyi b'ingeri zose rero wenda ntabwo ari uko mvuze ngo soprano ngo arutongo tenari ngo na bazi ni mu myaka y'ingano hari ukuntu korali ibiririmba neza bakajya hariya bakaririmba rwose ukumva ubutumwa pe ariko hari noneho abantu bashyushya n'igitaramo niyo bavuze igitaramo ni ukuri biba bivuze ngo igitaramo ariko kinashyushya abantu bikabarenga yego ubwo rero ukuntu iriya korali iyo barimo baririmba cyakoze icyiza cyabo kindi nabonye saa 5 yabo na saa 8 bisona kimwe niba abantu usanga kuri stage baba bashyushye hari amakorali yamenyereye yuko niba ari saa 5 no kunyeganyega bitagize ariko wenda ni mu buryo bwacu bwa kidivaniste murambabarira ariko abantu baba bikundira hari abantu baba bikundira kumva indirimbo ariko wareba n'umuntu ayimwenyuyemo haba bayakahababara bayikina ukumva nabyo ibyo bintu ni byiza bakajya bisanisha n'ubutumwa barimo gutanga pe ugasanga stage yabo ikintu cyitwa stage ya kugana Yesu ihagaze neza pe rwose nawe dukurikiye wenda ukaba utari waritegereje iyo stage ndayigutuye rwose stage ya kugana Yesu bari imbere ikindi buri ambassadors nabo bagira ukuntu baba batuje ariko stage yabo igaragara cyane no ku maso uzi ko hari ikintu nabonye kuri Choir Ambassadors kikantangaza ndakubitegereza cyane iyo nagize amahirwe yo kuba ndi mu gitaramo barimo buri muntu wese abari mu marangamutima y'indirimbo kandi wabitegereza ukabona ntabwo ari ibintu bihingamo hariho n'akorali biri kuri stage ukabona umuntu umwe arimo kwishima gutya undi ari kuzamuramo gutya undi agize gutya undi agize ngo bari gutebeza baba bari kuririmba cyangwa b'imbere abo hagati bibagiwe ko wenda bari kuri stage simbizi muratubabara ariko namwe hari abadukurikiye bazi ko baba bameze gutya ari n'igihe muba muri imbere ya kamera muri live ahanini ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibitaramo byinshi bisigaye biba biri live rero ni ukuvuga ngo niba umuririmbyi ageze kuri stage namenye nanone nagiye gukora amaso ari kumureba kuko twebwe turi mu gitaramo cyangwa turi mu rusengero tujye kuri korali ijisho niho riba ryibereye twebwe tuba turimo tubareba ikindi ntabwo bamuzinga ijisho ngo uba turitunze nde reka twebwe tureba hagati tukareba n'inyuma tukareba n'imbere mwagiye gutunga amaso cyangwa mwagiye gutega amatwi tuba dufite audio zabo iyo twababonye live tuba dushaka kubareba tubishimiye cyane hari ukuntu basohoka mu rusengero bamaze kuririmba tukabahobera tukumva turabyishimiye wajya kubona ukabona nk'umuririmbyi waririmbye indirimbo runaka yayiteraga none umwikoreye mu ntoki uramwiboneye icyo kintu z'ubumva ntabwo wacika nanjye ishujyanirira nimeze gutya hari igihe rero nyine tuba dukanuye turimo kureba wajya kubona ukabona umuntu ngo arimo aratebezamwo gutya arumva ugasanga undi yagize atya nyine wenda ariko wenda ku kantu mu gihe wicaye ko bari batarayihamagara tebeza sibyo waba utebeje da cyangwa se nawe mu mutwe ukaba warangije kubikora ibintu byo kwishima mu rugo umwanya muremure ushatse kwishima wabireka hari uburyo bwiza wishimamo da wanagira gutya hari umuntu wigeze kumbwira kumbaza nyine umuntu ntabwo ari umudivantiste ariko twari turimo tuganira avuga ku by'amakorali avuga ngo ariko se nka buriya muri nko kuririmba ugashaka nko kuri toilette n'abantu baba banje kwitegura mbere bari tayari akajya imbere kuririmba byose biri ku murongo ukavuga ngo ahantu hose umuntu ari bujye gufata wenda ari bugirire stage abantu baba bamurebaho aho bihagarara umwanya muremure ibyo bintu byamubaho ariko no kuvuga ngo abaririmbyi bo baba babyiteguye mbere kuko iki kiganiro tukiganire tukivuge tubona byinshi mu bitaramo ku baririmbyi turabakunda cyane ariko tuba dufite utuntu twinshi burya twiho twicara tuba dufite n'utunyunganizi dushobora kuvuga siko aba baririmbyi ntabwo turivuge ngo kuri korali n'iyi mutubare nubwo twashimye wenda zigira amastage ariko nibyo kamere mu biba bigaragara kandi ibyo tuba tuvuga hari amakorali menshi pe aba afite discipline
muri bo ugasanga bafite disipurine. hari n'indi korali nabonanye disipurine mu myambarire, mu myicarire, mu kutagira akajagari na gakeya. nabo nabonye bitwa korali Inyenyeri. muranongera ngo ndayikunda. urayikunda ariko nta n'ikibazo kuko sininde utayikunda. akantu nakabonye nabonyeho rero akora umurimo neza. hari disipurine bagira iyo bari mu iteraniro, baba bari mu iteraniro, urumva ntabwo baba bari kuri kandi bari gucatinga, ntabwo baba barimo gucatinga. bari gucatinga nk'umuco, ni nk'umuco wajya kubona ukabona korali yose umubwiriza agiyeho, kiriya gihande cyose cyasohotse. urumva bari kuri telefone, abajya kuganira bagiye kwiganirira. n'uri mu rusengero ntatuje, mw'abantu mwamenye ko mu rusengero ari ahantu ho guturiza. ikindi nanone buriya korali ni abantu baba bari ndavuga nk'iki se, ni indorerwamo ahantu baba bari. wa muntu witurukiye i Kamurange cyangwa waturutse he waje kureba iyo korali, ahantu niyo twahuye live baba bashaka kureba baririmbye na disipurine baba bazitegereza nyine. noneho ikindi mwabaririmbye mwe mwamenyekanye, abaririmbye tubabwire bano baririmbyi bamenyekanye bakundwa, nibyo igikundiro ni cyiza, ariko bamenye n'uburyo bagomba kubyitwaramo. by the way, niba umuntu umuhuye akaba yarakuzi, yaza kukuyambira ugahita ugasanga ufushe naho umwishishe, ku buryo umuntu yaza kugusuhuza ukara ntabyo ntacyenda bisa no kuba bidahari. ariko niba wari kuzabikora cyangwa ujye unabikora, wenda umuntu yiturikiye hariya hirya bitewe n'uko wenda nameze cyangwa se n'impagarikiye, ntukamufate nk'umusazi. hari indirimbo ko barahamya bafite ivuga ngo nubona nzamuye ijwi ryanjye ndirimba, ukabona amarangamutima yanjye, amarangamutima nibyo nitwaze tuvuga, ukabona hari uko nifashe, ntunekereze ko nasaze, sibyo? ni kwa kundi indirimbo iba yagufasha amarangamutima akagira na wa wundi rero nawe ukuzi uririmba arakubonye, amarangamutima arazamuka, arimo arifuza kugusuhuza, ariko wowe umweretse ko utamwitayeho. nyuma yo gutumyeho abantu, nkanjye nkunda gutumwaho abaririmbyi, mba afite message, Imana imbabarire rwose pe, ntabwo nazitanga ngo nzazirangize. mari nomero runaka ngiye nshobora kugira message nka 400, abantu banyandikiye nka 400, no kuri nawe wabagwa ntiwabasubiza, ntiwabishobora. aho ugasanga wenda hari muri bo kumbaza iki n'iki, cyane cyane umbaza kubiganiro, umfasha ndamusubiza pe, cyane ntawe ziga inyuma. ariko iyo kumbwira ngo runaka watumenyera umuririmbyi, hari n'umuntu ushaka kuza akambwira wenda ni urugero iyo korali ntiraza kuri Nyenyeri TV show, cyangwa se wenda abaririmbyi ntituziranye, ariko ugasanga arambwira ati wampaye nomero y'umunuza wa korali ababibyi genda mu Mutara, akambwira ati akumva ko niba mbona nganira n'amakorali, ubwo nzi nomero zayo mw'abantu bose. cyakoze umuntu wabonye tuganira, umuntu wabonye kuri channel zacu, kavuga utu umuntu naramubonye ku Ibambe, naramubonye kuri Nyenyeri TV show, tubaze nomero ye kuko ntabwo yahageze. urumva ntabwo yahageze tutamuvugishije, ariko namwe ntibakagira ngo izo nomero zose tuba tuzifite. ikindi nanone namwe nimunatuvugisha, tuba turi kuri social media, mutuganiriza umwanya mutoya. ariko nawe hari abantu baduhamagara kuri telefone, ndetse baramubwira uti mfite kandi ko wasuzuguye, ese wangupye mwakabyara ngewe, umwanya wo kwitaba telefone uba ari mutoya. niba ugiye kumbaza ikintu wakabyara we, rasa ku ntego, sibyo? nta muntu njya nanga gusubiza, nta muntu. niyo mpamvu nomero za telefone ziba ziriho, ariko rasa ku ntego. nari ntabikiriye rero tugarukiye ku by'amakorali. ariko hari ikintu njya mbona muri korali z'iki gihe mu bitaramo, yego uzi ko abantu bakuze baba ari mbarwa, urubyiruko barabishije cyane. uzi impamvu se ibitaramo ujyamo ni iby'i Kigali, zamuka i Musanze uzasanga abantu bakuru, abantu b'i Musanze igitaramo reka nkubwire mama Emily, ndakubwiye ngo Mama Mary yagiye kuyikubitira hano sinahakubise, namubwira Ibambe, Mama Ibambe urumva
Jesse Maruka ibitaramo nisubira i Musanze tuzajyana abantu mbere nabuze n'umwanya wo kubakoresha ama interview babishaka nanjye nikurikiye igitaramo mwabana abanyamakuru baragiye rwose mba nikundira igitaramo interview rwose hari igihe njya kuzikora mukambira ngo twongere nanjye igitaramo nabona hahiye mu rusengero bisize cyane ku bantu b'Ubusanze twe dufite gahunda yo gukora ibiganiro ariko nanjye kuko urumva na kamera nari mfite rimwe kandi n'igitaramo narindi ningira gute nacyo turimo kugikamera nihangana ariko mu minsi mikeya turabizeza ubundi buryo rwose Imana izatwagura mu izina rya Yesu amen ibyo rero ndimo mvuga nyine abaririmbyi bafite igikundiro gikomeye kurenza n'ababwiriza wari kumbwira ukuntu ahatari muri Kigali biba bimeze mu majyaruguru waruvuze uti urubyiruko cyane abantu igitaramo twagiyemo muri Serena hari ariko wowe akunda kuba wihereye n'Iremera ku Muhima aho hafi samukugire mu ntara rero bitaramo ngo ukuntu biba byitaweho manuka iburasirazuba urasanga abakecuru b'utubando baje mu gitaramo mu majyaruguru rero ahubwo nabonye agashye kaba kari mu majyaruguru ushobora kujya gutyo ugasanga igice cy'abakiri batoya ruguriya hano abakuze bose basheshe akanguhe wagira ngo hari ahirya ababyeyi mva mwabantu abaririmbyi baravunika baba bakoze indirimbo ntago babihemberwa n'umurimo w'Imana ariko namwe mujye mugerageza mwitabira ibitaramo hariya hatari muri Kigali naho ububona bizihiwe nk'ukuntu ujya haguruka bakaririmba nabo bizihiwe bameze neza ku buryo ushobora kumva igitaramo kitarangira ikindi bakunda abaririmbyi ku buryo umuririmbyi wese bamumutiva reka mbabwire sinzi wenda ntabwo ndagira amahirwe yo guhagarara imbere y'abantu mbwiriza ndavuga ikibwirizwa harya byambaye hora niba narigeze no kubwiriza ahantu byari nka nyuma ya saa sita ukuntu wenda niyaranjije nka korari ko ntabwo ndi umubwiriza mu buzima busanzwe nararirimbye ndi umuririmbyi ariko ubwiriza ariko akundi guhagarara ku burimbi navuze guhagarara ku burimbi navuze nka kuri abamusomyi umuvugabutumwa rwose umubwiriza ubyemere nangaho uri kuvuga ubutumwa ariko niba hari ikintu cyiza iyo korari muhagaze nko kuri stage mwari bamubizera mukabona barabareba sibyo mwajya muvuga mukabona barabareba uziko korari naririmba neza motivation ubwo wese n'abantu bari umubwiriza iyo bahagaze imbere yanyu noneho mujyana akayabona abayizi n'abantu biba ari byiza ariko ukabona bose barayizi bya bintu bimotiva abaririmbyi niyo mpamvu amakorari aba yaramenyekanye bafite amahirwe abafite amahirwe kuko bajya kuririmba indirimbo nayo niba rero ajyemo babandi nakubwiraga bagira ubwibone ugasanga umuntu niba aje kugusuza ugasanga wenda ngo ntubikunda mwabantu mwe iryo tarano mutwaye uyu murimo ntago ari uwanyu uyu murimo ni uwa data ndabinginze mugire guca bugufi umuririmbyi wese nyamuneka nugira amahirwe uyu murimo wo kuririmba Satani yarawukoze mu ijuru arawuzi azi n'ahantu yafatira umuntu sibyo azi aho yafatira umuntu ngo amugushe muri cya gikundiro yagize ariko noneho ikintu cya mbere kiba kibabaje ni cya gikundiro wagize cya gikundiro wageze mu bantu ukaba warakigize i Musanze warakigize wenda ahandi hantu wenda mwagiye kuririmba iyo za Rubavu mwagiye kuririmba harya ibyumba hitwaye ni ibyumba Gicumbi ya byumba ni za karere mwagiye kuririmba Gicumbi ugasanga umuntu waruzi yego waruzi umuririmbyi aramubonye yiturukiye urya ati niwe uririmba yandirimbo yaza kugusuhuza rwose ukabona arakubangamiye oya icyo kintu Imana yaraguhereje iyo mpano ukaba uyifiteho igikundo nabyo ni amahirwe gukundwa se ngo sumugisha ni ukuri n'umugisha iyo mpano abakwiye kuyikoresha abo ngabo bakabireherezaho bose bakabona urwo rukundo rw'Imana bakarumubonamo barishima cyane buri iyo bashuje umuntu w'umuririmbyi uzwi noneho rero amakuru hasigara amakuru hasigara baravuga ngo none w'iyo korari twarayiboneye tuniganirira n'abaririmbyi babo none
wa wundi avuze ati uriya naramushuhuje bazi ko ari umuntu mwiza noneho wa wundi rero niba hari umuntu waje kugusuhuza akabona uritaza gutya aravuze ati po nahise mbanga asuzugura kubi umuntu umwe bakora yose yego beretse kujyana n'umuntu w'umumotari yari umupapa nyine ubona ari umupapa mukuru tugenda tuganira mbwira umuntu w'umustar akunda ariko utari muri gospel by the way ntago ari muri gospel ambwira umuntu w'umustar yishimira cyane akaba yaramukundaga agakunda ibihangano bye cyane noneho ngo yumva abakunze bamubajije ngo ko bamukunda cyane arangije arabwira ngo ngiye ngo kunkurikira ngo nta kintu bimariye gutyo ngo ushaka ugireka kunkurikira ubwo yarabibashijwe n'umuntu niba ari interview simbiza ariko yarambwiye ati nacitse intege zo kureba runaka nshika intege zo kumva ibihangano wenyine benshi baza bati nibaza niba icyo kintu yaragisubirije rero no kuri social media urumva abantu bacyumvise amanota 5 akuvuyeho amanota 2 akuvuyeho 3 niba rero ufite igikundiro gerageza kizamuke ubundi si ni icyawe uwakikwambitse twebwe turi muri gospel ndimo kuvuga waguhaye icyo gikundiro akaguha kuririmba ugakundwa ni umurimo we ntago ari uwawe uyu murimo si uwacu reka umwerereze numara kumwerereza izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kandi ko kugaragaze wagutumye Yesu se ntitwagiye tubona ingero nyinshi ko yicisha bugufi abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura Yesu yacaga bwose butandukanye kandi yatubereye urugero rega kugira ngo natwe duce bugufi yego iyo mpamvu rero abaririmbi Pawulo niwe wabivuze neza avuga ngo mugere ikirenge mu cyanyu nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo yego natwe rero ni rwo rugero muririmbyi rero ujye uca bugufi ubundi ureke icyubahiro cy'Imana waryo kigaragara yego hari amagambo wahereyeho kare mu kanya dutangira ikiganiro uvuga ngo ariko ubu ibintu abantu baririmba baba babyumva ari gihe bikure ukavuga utese kuko ukuntu yumvise nabonye ko bari kubyumva buriya baba bakurenza kandi babaye batanabyumva bikaba nka rya somo ryo muri Bibiliya rivuga ngo ubwoko ngo bunshimisha iminwa ariko imitima ikamba kure yaba ari akaga ariko rero byaba ni akaga cyane buriya wenda abantu babaye muri korali barabyumva cyane ese muri korali ngewe ngende muririmbye muri korali abahamya uririmba buri gihe urepeta mbese muri iyi minsi ntabwo nakiriye pe ntabwo navuye muri korali ngo naretse kuririmba kuko ariko iyo nakiriye ndaririmba barabizi abadukurikiye uri kubivuga nkumva ko utari ngewe ndaririmba korali yanjye yivugize ndabaramukije kandi Ecclesiastes kwaya Ecclesiastes rero ni korali ndirimbamo yaririmbye Yesu ariko niyo mabodete niyo kubariza bano kusumva abantu muyize babwire aha ngaha iranahahora hano ku ibambe wenda ku nyenyeri niho batazi iraje hagiye ishyira no ku nyenyeri yego rero niyo korali ndirimbamo nanjye hari n'indirimbo njye nandika nanjye ubuhimbyi ariko abantu bo ku ibambe bo barabizi ariko se abantu bakanyenyeri tubishoboka koko ntabwo wabazamurira akaririmbo gatoya mu ndirimbo zawe iyo uvuga amateka ye ugana epfo gutwara umutima indirimbo ze akaganiza kugana Yesu hejuru cyane ariko na Ecclesiastes navugaga nayo dufite indirimbo nziza nyinshi turi kubategurira n'ibintu byiza cyane mu minsi iri imbere ku Nyenyeri TV show namwe muzabibona mu minsi iri imbere abareba yicano y'inyenyeri nawe uri ku ibambe Ecclesiastes wowe uhora uyibona ndabizi kuko nkunda kubishyiraho hari n'ibindi biri imbere ariko n'umuntu waba dukurikira ari mushyashya atari yabibona ariko nakanda subscribe arahita abibona n'ubundi biri ku ibambe byose none se indirimbo yitwa Rangurura ko umva irazwi cyane se wayizamuye se ntuzi kuririmba wazamuye ako gace Rangurura uririmbe ririmbira umwami Yesu ririmbi
iby'imirimo ye uhamye iby'urukundo rwe yarinze ubugingo bwacu mu mpande zose twarimo none duhurije hamwe ngo twongere turirimbe. Si byo se nibyo ngibyo baba bashaka nabo ndabizi n'abanyuzwe. Rero tujye no kuri YouTube channel ya Ecclesiastes urabona indirimbo zabo si byo se. Nizere kunaniye kurivuga. Umva reba hano nkwigisha ko barivuga Ecclesiastes kwaya. Ubwo kuribona kuri umubwiriza kwaya ubundi Ecclesiastes ni umubwiriza. Ariko umwandiki wizina kw'ibyo ngibyo biremereye umuntu yajya kwiga akavuga ati se wabyandika ukajya ubibura mujye mwandika niba ari umubwiriza mu gusobanura ati niwe nyine Ecclesiastes ni umubwiriza tubisobanuye abisobanuye nabyo byiza. Reka abantu benshi cyane baba ari inkandagira bagenzi banjye benshi bamvugira bahagarariye aka kanya wenda njye nimba mbizi cyangwa se wowe ubizi hari umuntu ushobora kugenda akajyayo akabibura akajya yandika abyandika nabi ntibizi. Ariko hano hari na nimero za telefone ratugize n'ikibazo wanatwandikira cyangwa ukaduhamagara tukakubwira. Hanyuma reka nanabisabire muri comment nimudushyiriremo ahantu hari ibitaramo vuba aha ngaha tuzajye tuhahurira. Nta makorari mwe mwagiye mudutumira kwari twe twibuka tuvuga ibyanyu tukabamamariza bakatwemera tukizana na kamera mu bitaramo byanyu kuko ari umurimo w'Imana twamamaza. Uyu murimo atari wacu ari uwa data. Ajya batangira se mama Odette. Ntabwo nagira amahirwe. Hari abantu bigeze kunyangira. Hari abantu bigeze kunyangira ariko ndicecekeye. Mu gitaramo bagira na kamera. Hari nagiye nohereje umwana wanjye kuko nkunda kohereza umwana baramukerereza babanza bamusaba amafoto yanjye babanza baramugaragura nivuga yuko baravuga twebwe igitaramo cyacu wa muntu twagishyize kuri channel yacu nta wundi mumeze ko atari live ari ibintu mfata n'ubundi nzashyiraho nyuma ngo ya rwose ngo inama yarateranye amakorari menshi hari ibibazo agira babona abandi batera imbere ntibamenye ubwenge bakoresha. Wari wabona amakorari akomeye atemera abantu kujya mu bitaramo bibaho amakorari ayangaye usanga nyine atari yasobanukirwa ese social media ni iki. Abenshi baza ku itangazamakuru hari abo twinginga nyine murabizi namwe mwazamutse natwe harimo abaza bishyuye wa muntu tukabahereza karibu hari ikintu ukabanje kubacaginga. Rero kubera ko mwagize amahirwe mukamuvugwa ntabwo mwifuza kuvuga ngo mukomeze muvuge cyane. Ndashimira amakorari amwe usanga atagira byinshi cyane nk'abahamya ba Yesu ni family ndetse na korari kugana Yesu. Ayo makorari ni amakorari asobanutse inyenyeri nazo zirasobanutse nanze gukomeza kuzivuga inyenyeri no kwibambe turabakeneye inyenyeri ariko ntizitumira kwibambe zizaza tuzashyiramo imbaraga inyenyeri zizajye kwibambe nibyo rwose zizaze kwibambe mureke dukore uyu murimo mwabaririmbyi mwe mureke dufatanye umurimo w'uwacu n'uwa data kuko izo ndirimbo zigomba kuvugwa amagambo tukayasomera ngaha kuri kamera abantu bakayabona bakayumva bakumva ubwo butumwa bukabacengera. Niyo gahunda. Ikindi kandi nta korari yigeze ihombeshwa nuko ibihangano byayo byagiye ku yindi cana ahubwo buryo iba yamenyekanye. Nibyo nyine harimo n'abahunda no kujya mu bitangazamakuru bakumva ariko nibyo bakwiye kujya bagira amakorari akwiye kujya agira abantu basobanukiwe bakabasobanurira ngo ese social media ni iki. Ahubwo bashobora kubona niba wenda bayaprodinze ku ibanda cyangwa ku Nyenyeri TV show akabona ngo yinjije amafaranga kubera ko badasobanukiwe views icyo ari cyo n'imyinjirize y'amafaranga. Hari n'igihe tuba twamamaje abantu 500 iyo bakurebye bakureba kuri YouTube channel yanjye bakareba iyo korari cyangwa se bakayibona abantu bankurikira badukurikira ntabwo ari bakurikira amakorari hari ababa bayimenye bakayibona bakavuga iyi si yo niyahe
uzi ko ikorari igeze ngo bahangane niko yitwa bijya gushaka indirimbo yabo ntabwo rero abantu benshi babizi abantu ntibazi akamaro k'itangazamakuru ariko inshuti zanjye mujye mwegera abagenzi banyu babakuriye bazajya bagira gute babasobanurira ubwo iki kintu cyo ndagitekereza ko hari abantu benshi babisobanukiwe niyo mpamvu bajya mu itangazamakuru ikindi ugasanga nk'abaririmbyi nyine bakundwa noneho kubera ko twebwe nkatwe tuganiriza abaririmbyi abantu banabadutumaho umuntu yamugutumaho akavuga ngo se ko ntakunda kujya ngo kuri social media kandi niho bamumenyeye shati ya urabeshya ahantu batubeshye kuko kuvuga ngo ntabwo ukunda kujya muri social media simbizi ngewe kuva natangira uyu murimo w'ivugabutumwa cyangwa se wo kuba nkunda kwakira abaririmbyi maze guhakanirwa n'abantu babiri umurimo w'itangazamakuru yes ariko ni ivugabutumwa da ivugabutumwa urebye uko karara wabihakanye uko nkorera kuri hagiye rumbajije iki barubwire ikintu ukunda mu bintu byo kurya ubundi ikintu nkunda kurya mu buzima bwanjye ariko mu bijyanye n'iki mu byose kurya byose ibintu ukunda kabisa ku buryo ushobora kumbwira ngo umpaye iki n'iki ngiki ndishimye ikintu cya mbere igitoki ariko kitari kumwe n'ibishyimbo ibintu kiri nk'akanyigi nkunda umunyigi cyane noneho cyangwa se kikaba gitekanye wenda n'amashaza ariko ntabwo mu buzima bwanjye sinkunda ibishyimbo pe n'iyo ndiye ntabwo ndenza nka 7 ku isahane cyangwa 6 ibishyimbo kamwe 7 pe gutyo wabibara ikiko kimwe 7 rwose cyangwa 8 umaye nka 15 ibishyimbo rwose kiba ari cyinshi ku isahane ubundi ikintu nkunda cyane mu buzima bwanjye nkunda icyayi pe nkunda icyayi ku buryo nshobora no kujya ahantu nkanywa fanta nkaniyongeza ariko avuga ati bwo nta cyayi mbonye ndakinywa mu rugo niyo najya hano saa 7 z'ijoro barabizi ko mpita nsuka icyayi numva icyayi kindyohera kikandyohera saa 8 kikandyohera igihe cyose niyo yari ku ruzuba abandi bose nkabona baravuze ubwo se ninde wanywa icyayi genda gisuka none se wowe yewe rero nkunda imyumbati na voka reka da uzi ko nkunda imyumbati ko biburiya buri imyumbati ariko haca kujya hano imyumbati usharira ariko imyumbati uryoshye nyine imyumbati usharira urabiha imyumbati nanjye nawe ariko ndawurobanura ibindi byo mbona byose ari kimwe ariko hari ibyo ntarya inyama z'ihene cyangwa iz'inka nkunda iz'iki icyo gitoki cyawe reka shwige ntabwo nkunda ibitoki icyakora igitoki cyokeje gusa kitari ikindi kintu cyokeje gutya cyonyine bashyiraho akunyu icyo sabe ariko ibitoki reka shwishwe ibishyimbo nabyo ndabikunda umva imyumbati n'ibishyimbo birajyana na voka murakoze rero inshuti zacu baririmbyi bacu mwese mwadukurikiye waba uri hano ku Ibambe waba uri hano ku Nyenyeri TV show abari burayi badukurikira abari muri Canada ndabashukuje cyane inshuti banjye aho muherereye hose turabashuje kandi umva turabakunda kandi tubizeza kuzagumana namwe mu gihe tukiri tunabasezeraho kuko ikiganiro kirashoje yego ibiganiro byacu nakagaruka bye bye bye